babure rwose rakubwiye Debeli kamucira umugani baca umugani ngo niko byahoze yokeje umuserebanya. Abibuka neza igitaramo cyabera hara i Musanze uyu munsi nibwo Pirate bwa mbere agiye ku kinyamakuru avuga ibyatumye afungwa cyangwa se intandaro y'igifungo cye, nubwo abenshi bavuga ngo gufungwa ko ngo byaturutse kuri Bruce Melody, ngo ni Bruce Melody yamufungishije gusa, ariko uko byagenda kose Pirate yemeye afata microphone cyangwa afata umwanya we ajya ku kinyamakuru avuga kuri kose kwabereye nyine hariya ku gitaramo cyabereye Musanze cya Bruce Melody n'uwitwa The Ben. Nuvuga ngo Pirate uyu munsi tugiye mu minota mike cyane, ntago neza iminota 3 kuri iki kiganiro, mbabarira untege umwanya wo gacya nawe utarashira amakenga gusobanura iki kintu ugomba kukimenya. Ngo Pirate aha hantu twinjiye neza muri politiki cyangwa tukavumbura akantu. Pirate uko byagenda kose, yaba Bruce Melody yaba The Ben, abantu bose bafitemo uruhare mu ifungwa rye. Ngira ngo gufungwa byose ibintu biraho ngo bya Pirate kuko abenshi murabizi ni ibintu biriroyo, ni ibintu bizwi. Ibyo byose rero ahantu nge amakuru nabashaki cyase ahantu impamvu ngiye kubyinjiramo cyane no kumaze kuvumbura ko na The Ben abifitemo uruhare. Ibyo byose turaje tubyinjiramo tubirebe, hanyuma mbabwire n'impamvu Bruce Melody cyangwa se cyatumye Pirate nyine afungwa bya nyabyo cyangwa se yikanga ari mu kasho, abenshi mu byita mu maboko ataraye. Ibi byose rero tugiye kubirebera hamwe nkuko ayo munsi amakuru Pirate we yayishyire hanze, nanjye nkaba mfashe umwanya ngo nyabagezeho, ntago njya mbeshya murabizi, ntago njya ntanga amakuru ari ibihuha, ibyo ni ibintu munzeho cyane. Nuvuga ngo twihuse cyane, reka duhera hanga. Nuvuga ngo uwitwa The Ben impamvu yagiye ahita aza nawe agaruka mu kijyanye n'inuze n'ifungwa rya Pirate. Nuvuga ngo uko byagenda kose Pirate we ubwe ngo yizane abafana ku gitaramo cyari cyabereye Musanze, ngira ngo nawe cyase abantu mwagiye mufata amakuru agiye atandukanye, ibyo bintu murabizi. Noneho ariko bikavugwa ko ngo muri fan club y'ikipe ya Musanze, sinzi niba ko kantu mwarakumviye cyase mukazi, ngo bagiye bishyiramo amafaranga ko fan club ya Musanze iri buze kuza gufana, hanyuma ngo iraza ijya mu bafana cyase ijya mu bantu Pirate bari gufana Bruce Melody. Ubwo ndavuga abungirije Pirate aba ibazamo iyo fan club, ariko ngo Pirate ngo ikintu cyamubwiye neza ko ibyo bintu ari ibintu byateguye cyase bimeze nk'ibi muri politike, nuko ngo amakuru yari afite neza ko hari akantu bishyuye kuri abo bafana kugira ngo baze kwivanga kwa ba Pirate, hanyuma ba Pirate baze kubura amajwi. Cyangwa se murabona wenda muri gufana nka APR cyangwa se muri gufana nka Rayon Sport, nk'abafana bakaza bindi kipe bakavingamo nabo bagasakuza, urumva aba hantu habagomba kuzamo akajagari, ibintu bikadorangana. Noneho Pirate w'umunyarwenya cyangwa se umunyabwenge dufite mu Rwanda usetsa se cyangwa se wa Genesis Comedy, we icyo yagombaga gukora nk'umuntu wari uzi ibyawe cyangwa se ibintu byateguwe, ikintu yahise akora nawe yahise yifata, ahita afata babahungu be, ahita ajya mu bafana ba The Ben hirya, nawe ajya guteza akaduruvayi. Ibintu nyine bihita bitangira kuba ibindi birivangavanga, biba ngombwa ko ibintu byose nyine The Ben nawe abibona ko ibintu bimaze guhindura cyangwa se n'ubundi bamuvumbuye ibanga yakoresheje. Ubwo bakomeza kukunyaraza Pirate bati ese Pirate gufungwa kwawe umaze iminsi ngahe, yanze kubivuga. Ubwo amazaga se Pirate Bruce Melody niwe wagufungishije bya nyabyo, ibyo ntago amakuru yanze kuyatanga. We icyo yagarutse ngira ngo wenda rikanze mbumvisha aka kantu gakeya, hanze nkabumvisha ntango mwumvishe neza aya magambo, cyangwa se mukumva neza aya magambo ajya abwira uyu nguyu, aya magambo ajya abwira uyu The Ben, cyangwa se urabona nk'uyu mugani amuciriye mu Kinyarwanda, ngira ngo ni byinshi namwe mwumvishe nk'abantu namwe mwakeka. Bivuze ngo igifungo cya Pirate cyahubwo intandaro byose iri kuwitwa The Ben. Amakuru nge nari mfite nayo ngayo, cyangwa se nk'umuntu ugerageza kubahigira kujya mu rashe gusobanukirwa, kuko bahari benshi mushaka kwa mwana bibonye ariko cyase mukamutayibonye ariko mukamutasobanukiwe. Bivuga ngo Pirate nanjye amakuru ntago yuzujana kujana ko turebye, kuko ntacyo apfa nda The Ben, nta nicyo The Ben afana Pirate, ariko ni gute Pirate aza ku kiganiro akaza acira uwitwa The Ben umugani nkuriya. Ibyo bitabyereka abanyarwanda muri rusange, nubwo nta kintu bavuze cyase ngarenzeho gihambaye, cyase ngavuge ngo byagenze uko, gusa nk'abantu cyase nk'abantu mutekereza cyase mufite ubwenge, ibyo byose mugomba guhita namwe mubyibwira intandaro iri ku gifungo cy'uwitwa Pirate. Nanone tugakomoza tukavuga ngo ese
niba Bruce Melody ari we wafungishije uwitwa Pirate, kubera iki mu gitaramo cyase gikurikiraho aho cyabereye si ngombwa tuvuga ko murahazi mbere y'inyuma y'Umusanze ari ikindi gitaramo ngira ngo niba nibuka neza ngo cyabereye Rubavu, icyo Pirate akiva muri gereza yahise ajya kuri stade cyangwa se aho igitaramo cya Bruce Melody cyongeye kubera. Bivuze ngo ntabwo waba uzi neza cyangwa ufite amakuru ko umuntu runaka yagufungishije, nurangiza uhite nanone ujya ahantu ari urwo rukundo mw'abantu, urwo rukundo rubahake nkuko Bruce Melody yabivuze, babimubajeho ngira ngo Irene abimubajijeho aramubwira ibyo bintu tuzabifatira umwanya. Bivuze ngo aha harimo ikintu, ariko intandaro byose cyase igifungo cya Pirate mumenye ko ari uwitwa The Ben wagiteje, ntago ari Bruce Melody, bitewe n'amakuru mba nafashe cyase bitewe n'amagambo numvanye umunyarwenya Pirate, kuko ntago yigeze ngo n'ingo, ariko bitewe n'ibyo twumva uramugani yacire The Ben byahise bimpa amakuru neza ko ari The Ben wakoze ibyo byose. Nge mwumva ni Kelly, reka nkunze gukanda subscribe niba uri mushyashya kugira ngo nge nkomeza mbinjire mu indani mbahe amakuru nkayuzuye, tuzahure mu bindi biganiro. Murakoze cyane. Angaha habarizwa ibiganiro by'amafilime, ibintu bye bitandukanye byinshi cyane. Ubwo rero reka mbaseze, reka iminota ibaye myinshi ariko mwihangane, ubwo ibyo ngibyo tuzakomeza mu yindi round. Murakoze cyane, asante sana.